Murakaza neza kuri Rukundo Love Stories, urubuga tuganiriraho inkuru z'urukundo ndetse n'inama z'ubuzima bw'umutima. Uyu munsi turibaza ikibazo gikomeye cyane, ariko nanone ni ikibazo gisanzwe kuko hari abantu benshi bagiye batandukanye bakunda guhura nacyo. Ni nayo mpamvu no munsi nahisemo yuko iki kibazo twakiganiraho. Ni ikibazo giteye gutya rero. Ese iyo ukunze umuntu ariko ugatinya kumuvugisha, wakora iki? Wisanze muri iki kibazo wakora iki? Iki ni ikibazo gikomeye cyane gihurirwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye, yaba abasore cyangwa se abakobwa. Usanga iki kibazo akenshi ari benshi bagenda bahurirana nacyo. Niyo mpamvu no munsi navuze ngo reka iki kibazo tukiganireho, ariko nanone tugishakire umuti. Nukurikira ikino kiganiro kuva gitangiye kugeza ugeze ku musozo, uraza kujya kurangiza kino kiganiro wamaze gusobanukirwa byinshi cyane, wamaze kumenya uko ushobora kwitwara mu gihe wisanze muri iki kibazo kandi bikagenda neza cyane. Icyo usabwa rero weho niba wageze aha ngaha, icyo nakwisabira nk'umuntu wanjye dusanzwe dukorana cyangwa se nk'umuntu ukunda ibiganiro bikunda gutambuka nga kuri icano, icy'ingenzi ukwiriye gukora muri aka kanya nuko wagaragaza yuko turi kumwe, ukanda like kuri no video. Ikindi murabizi neza yuko akenshi cyane tutangiye ibiganiro byacu turabanza tukakira abantu bashyashya. Umuntu mushyashya rero hano ni umuntu utaramara gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe rero uyikande, wibuke no gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse aha ngaha, yaba ari inkuru cyangwa se ari ikiganiro runaka, uzajya basha kuyibona kandi ubibone mu bambere. Nk'ibisanzwe njyewe rero nitwa Rukundo, reka dutangire ikiganiro cyacu. Abantu benshi bagira amarangamutima y'urukundo, ariko igihe cyo kugaragaza urwo rukundo cyangwa se cyo kubigaragaza kikabagora cyane. Ndetse hari n'abandika message, hanyuma izo message bakazisiba inshuro nyinshi cyane, banga kuzirekura ngo zigere kubagenewe kuzibona. Hari n'ababona abo bakunda cyangwa se hari n'umuntu ushobora kubona uwo akunda agahita agira isoni cyangwa se akavuga n'amagambo aterekeranye. Nabyo bibaho. Gusa icyo nakubwira cyo ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko se hari igisubizo cyabyo? Nibyo tugiye kurebera muri iki kiganiro. Gusa reka tubanze turebe bimwe mu bintu bishobora gutera izo mpamvu cyangwa se bimwe bishobora gutuma umuntu akora ibyo bintu. Hanyuma nituza kumara kubona impamvu zishobora kubitera, turaza kuza twashaka umuti wa nyawo noneho ushobora gutuma ibyo bintu bitabaho cyangwa se ibyo bintu byahagarara. Isoni ndetse no kuvugisha umuntu ukunda bishobora guturuka ku bintu bitandukanye. Ni nabyo tugiye kurebera aha ngaha, hanyuma tuze kugaruka turebera hamwe noneho umuti ubikuraho burundu cyangwa se uburyo wabitsinda. Ikintu cya mbere gishobora kubitera bigatuma wakandika SMS wari ugiye kuyohereza umuntu ukahita uyihagarika ntigende ukanayisiba burundu, cyangwa se bikaba byanatuma unavuga amagambo aterekeranye nk'uko twari twabivuze hejuru. Ikintu cya mbere gishobora kuba cyatuma bigenda gutyo ni iki ngiki: ubwoba bwo gusuzugurwa. Ushobora kuvuga uti nimwohereza iyi SMS ashobora kuba ari buhita nasuzugura akabinyereka, ashobora kumbwira nabi. Ibyo ngibyo bigatuma iya SMS uyihagarika. Icya kabiri, utigirira icyizere mu byo uvuga cyangwa se mu isura yawe. Icya gatatu, kumva ko uwo ukunda ashobora kuba kurenzeho cyangwa se ashobora kuba ari hejuru yawe. Reka tubivuge muri ubwo buryo. Ariko se koko urukundo rukwiriye kuba urwikekwe? Igisubizo ni oya, kubera yuko urukundo ruba rwiza iyo rutangiriye ku magambo make kandi yoroheje, ariko nanone avuye ku mutima. Reka tuvuge ku bintu by'ingenzi umuntu yakora kugira ngo atazahora mu bwoba bwo kuvugisha uwo akunda. Ikintu cya mbere ukwiriye kuzakora cyangwa se ukwiriye gukora, kuko ushatse watangira aka kanya, kuko ni inzira nziza cyane kandi zifatika. Ikintu cya mbere cyangwa se ahantu hambere uzahera, tangirira ku bintu bisanzwe. Ujye utangirira ku kiganiro, ku bintu byo mu buzima bwa buri munsi. Birashoboka cyane ko watangira umwandikira cyangwa se birashoboka ko mwamuri no kuvugana, ugatangiza ijambo ati bitese, cyangwa se ukamubaza ati amakuru yawe. Biranashoboka cyane ko mubaza uti waraye uti. Ariko ibi bintu ukabikora atari bya byo kwandika SMS ngo uhite wigarurira mu nzira, ukabyohereza bikagenda. Ibi bituma uwo muganira cyangwa se umuvugana yumva ko ari ikiganiro gisanzwe. Icya kabiri, gerageza kumubaza bimwe mu bibazo bisanzwe ariko none biteye amatsiko. Urugero, ushobora kumubaza uti
ese ni iyihe ndirimbo igushimisha cyane? Wanamubaza uti se iyo ufite umunsi mubi ni ikihe kintu kiguhumuriza? Ndakubwiza ukuri ko ibi bintu iyo uri kugenda ubimubaza bituma murushaho kugenda mugira communication, murushaho kugenda muganira, ugasanga ari kugenda afunguka muri makeya, nawe uri kugenda urushaho kugenda umutinyuka. Icya gatatu, nawe rero gerageza wumve ibisubizo bye. Niba akubwiye uti nkunda gusoma ibitabo, nawe gerageza uhite umubaza uti ni ikihe gitabo uherutse gusoma kikagukora ku mutima? Icya kane, gerageza gukomeza ikiganiro gake gakeya. Ikindi kandi ntukihutire guhita usubiza amagambo akomeye cyane nk'ay'urukundo, ahubwo wowe gerageza utangire mu buryo bworoheje, bigenda bigaragara gake gake, kandi ko iminsi igenda ishira wisanga ibintu byaragiye birushaho kugenda bikorohera bitewe nuko wagerageje kugenda umuganiriza muri ubu buryo. Icya gatanu, shyiramo umutima w'urukundo, umutima wuzuye urugwiro, kuvuga mu bwitonzi ndetse no mu kinyabupfura, nibyo bizatuma uwo uvugisha akumva ndetse akwishimira. Urugero rw'ikiganiro cyoroshye, wowe ushobora kumubaza uti amakuru yawe waraye uti, nawe agahita agusubiza ati ni meza, cyangwa se biranushuka cyane ko ahita avuga ati murakoze. Noneho ugahita umusubiza ati byiza cyane, nari nifuje kukubaza ni iyihe ndirimbo cyangwa filimi ujya ukunda kureba ikagushimisha cyane? We ashobora kuzahita akubwira ati nkunda filimi z'urwenya. Wowe uzahita umusubiza ati birashimishije cyane. None se iyo uri gusoma cyangwa uri kureba filimi nk'izo ngizo uba wumva uhumurijwe? Ahangaha uzategereza kumva igisubizo agusubiza, ariko icyo ashaka kukubwira nuko ahangaha urumva yuko ikiganiro kigenda neza kandi nta gahato, kandi byombi ugasanga muragerageza kwemeranya, cyangwa se umwe ibyo avuga n'ibyundi ari kumusubiza ukumva ni ibintu biri mu nzira imwe. Reka nkubaze iki kibazo, wowe wigeze ukunda umuntu ariko ukumva utinya kumuvugisha? Ni iki cyakubujije kumuvugisha se? None se ubu ngubu uramutse ubonye amahirwe yo kunyura kumuvugisha, ni iki wakora gitandukanye n'icyo wakoze icyo gihe? Twandikire aho ngaho muri comment. Hari igihe undi muntu waba waraciye mu ibyo bintu yaba agize amahirwe yo kuba nawe yatabona igisubizo, kandi murabizi neza yuko hano aba ari ugufashanya. Inama yawe yafasha undi muntu mugenzi wawe, ugasanga ubuzima burakomeje kandi bugenze neza. Twandikiye ngo muri comment, buri muntu wese azabasha kwibona, azabasha kubona igisubizo cyanyacyo. Urukundo ruba rwiza iyo rutangiriye ku bwitange, ndetse ubwo bwitange bworoheje. Iyo ugaragaje ko ushishikajwe n'undi muntu mu buryo bw'ukuri, ntabwo isoni cyangwa se ubwoba biguhagarika umutima. Tangirira ku ijambo rimwe, ikiganiro kibe gitoya, kandi umenye ko buri muntu wese agira aho atangirira. Wenda ijambo ryawe ritoya uyu munsi rishobora kuba ryo rizavamo urukundo rukomeye cyane. Witinya, wigira ubwoba. Murakoze kudukurikirana kuri Rukundo Love Stories. Ntimwibagirwe gukunda kino kiganiro, cyangwa se gukanda like kuri kino kiganiro, kuko ni impano yanyu ikomeye cyane. Niba uri mushyashya ukaba uri umwe mu bantu batarakanda subscribe kuri no channel, ntubyiringanyeze kuko kuhakanda ni ingenzi. Wibuke kureba neza niba amaze gukanda subscribe rero, kugira ngo buri kiganiro gitambutse ngaha utazajya ukibura. Comment ndetse na share ni ibintu by'ingenzi kugira ngo dukomeze kubaka channel yacu, kuko buri muntu wese iyo atangiye ikintu aba yumva hari aho cyava naho cyagera. Niyo mpamvu iyi channel yanjye, iyi channel yawe, dukwiye gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo tuyizamure, cyangwa se tugire aho tuyivana ndetse naho tuyigeza, kandi fatikanyije namwe ntacyo tutageraho. Bye, ndabakunda. Durire mu yindi video. Mwakoze cyane kunkurikirana, cyangwa se kuba twahuriye kuri no channel ni by'ingenzi kandi ni by'igiciro cyinshi cyane. Bye, ndabakunda cyane.